Reka twizere ko mumeze neza cyane kandi weekend iri kubagendekera neza. So nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Hano hari inkuru idasanzwe nshaka kubagezaho sinagenda nayivuze. Bruce Melody yaciye agahigo ko kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda wagurishije album ye amafaranga menshi cyane ageze kuri miliyoni 26 zose mu ijoro rimwe. Ni mu gihe imibare ya hafi igaragaza ko umuhanzi wundi w'umunyarwanda waba aracuruje amafaranga menshi kuri album yacuruje hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. So byari ibihe bidasanzwe kuri uyu munyamuziki ni Bruce Melody kuko ubwo yataramiraga abakunzi be mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Ukuboza muri Kigali Universe yavugaga ko iyi album yayiteguye nk'impano yihariye yageneye abakunzi be kuva mu myaka 2 ishize. So muri ibi bitaramo cyangwa ibitaramo nk'ibi hacuruzwamo ubundi cyo bita CD ziba ziriho album. Muri iki gitaramo cya Bruce Melody hari hateguwe CD 10 ndetse buri imwe yaguraga ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Please guys munyumve neza, CD imwe yari iriho indirimbo 20 zigize album yaguraga 300. Ngiye kubabwira abantu bitanze batanga miliyoni menshi cyane byatumye Bruce Melody abona izi miliyoni zose zigeze kuri 26. So ubundi umushyushya rugamba cyase MC muri iki gitaramo yari Lucky, yari Lucky. So abari bahagarariye rero uruganda rwa Skol nibo babimburiye abandi kugura iyi album maze batanga ibihumbi 300 kuri CD imwe, bakurikirwa n'utwa DJ Trauma wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze amadolari 1000, ubwo mu manyarwanda ni miliyoni irenga ho ibihumbi 382 n'amafaranga 400. So ni mu gihe umuraperi Shizo uri kubarizwa mu Rwanda muri iki gihe yagiye ku rubyiniro afata mu ntoki album maze atangaza ko ayiguze ibihumbi 500. Uyu muhanzi yavuze ko aziranye cyane na Bruce Melody bityo yiyemeje kumushyigikira uko byagenda kose. Hanyuma umuhanzikazi Babo n'umubyeyi we nabo bagiye ku rubyiniriro batangaza ko iyi album ya Bruce Melody bayiguze miliyoni 1 y'amanyarwanda, ariko kandi hari amafaranga hari n'amafaranga menshi yandi bamupfumbatishije ku ruhande hatarimo iyi miliyoni. Hanyuma Munyakaze Stade wayoboye Royal Sport yavuze ko Bruce Melody yakoze igitaramo cyiza buryo yiyemeje kumushyigikira buri munsi atanga miliyoni 5 zose. Munyakazi yahaye Bruce Melody miliyoni 5 zose zo kumushyigikira nk'umuntu wakoze iyi album nziza. So uyu mugabo yahamagaye ku rubyiniriro Bruce Melody baraganira ndetse amushimira umuhate ashyira mu rugendo rw'umuziki, ubundi bafata ifoto bari kumwe. Hanyuma Mushyoma Joseph uzwi nka Babu we yavuze ko album ya Bruce Melody ayiguze miliyoni 1 y'amanyarwanda. Izina Babu ryumvikana cyane mu izina ni Bobo, ni producer Bobo, izina rye ryumvikana cyane undi nko mu ndirimbo Hands Up ya Bruce Melody. Hanyuma kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwerere Olivier Nduhungirehe we yavuze ko album ya Bruce Melody ayiguze miliyoni 1 y'amanyarwanda kuko asanzwe anayifite. Ni mu gihe Rutayisire Eric wa kampanyi ya Forest Bet yatanze miliyoni 5 kuri iyi album ya Bruce Melody. Mu ijambo yavuze yumvikanishije ko Bruce Melody ari umuhanzi wamunyuze bityo akwiye gukomeza kumuteza imbere. Hanyuma dore aho ruzingiye rero, umuhanzi Loskana yatunguranye atangaza ko album ya Bruce Melody ayiguze miliyoni 10. Yavuze ko Bruce Melody ni mukuru we, yavuze ko Bruce Melody ari mukuru we bityo ko akwiye kumushyigikira. Hanyuma
yabajijwe na MC Lucky niba ari we wishyuye izi miliyoni 10 cyangwa se niba abikoze mu izina rya 155 AM ni rebo abarizwamo yo kwa Coach Gael. Hanyuma uyu musore w'umwana rwose ukiri mushya mu muziki asubiza ko ayo mafaranga miliyoni 10 ari we uyatanze ku giti cye. So Emile wayoboye Onomo Hotel ndetse muri iki gihe akaba ari umuyobozi wa Park Ina Hotel yavuze ko iyi album ayiguze miliyoni 1 y'amanyarwanda. Yasobanuye ko Bruce Melody banyuranye mu bintu byinshi kuko ubwo akwiye kumuha ibirenze ibi. Nyuma y'uko rero album ye iguzwe miliyoni 26,182 Bruce Melody yavuze ko ibi bigaragaza uburyo ashyigikiwe n'abanyarwanda benshi cyane. So ayo mafaranga ni menshi cyane, ni ikintu kidasanzwe. Urumva za CD 10 bateguye imwe yaguraga 300,000 ariko umuntu yagiye ahaguruka ku giti cye agatanga amafaranga yifuza arenza ayo. Urumva hari abatanze miliyoni 1, 2, 700 na Roskana waje ubahiga atanga miliyoni 10 zigera kuri 26 zose. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabikunda ko mukunda ibiganiro byacu, ko mubikurikirana umunsi ku munsi, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Bye.